Kurikirana ubucurabwenge bukomeye bwakwamururaho indwara zose uko zakabaye. After the evening meal, before you go to bed, there must be a minimum of 3 hours. Nyuma y'ifunguro rya nimugoroba, mbere yo kujya kuryama, ukwiriye kumara nibura amasaha 3 utararyama. And if there is a certain amount of physical activity, kandi ugize uturimo ukora umaze kurya ibya nimugoroba, byaba ari byiza. Ubikoze utya, umubiri wawe wagwiza ubuzima bwiza cyane. largely your system will be healthy. So we go to bed hungry always. Ukwiriye kujya kuryama ushonje buri munsi. Abantu bibwira ko batasinzira bashonje, nibwo babasha gusinzira neza cyane. Nubigeraho, uzabona 1/2 cy'ibibazo byawe, ibibazo waba ufite byose. 50% bizaba byahanandutse mu byumweru 6 gusa. Go away in 6 weeks' time. When it comes to food, Kubirebana n'ubuzima, ikintu kimwe cy'ingenzi ukwiriye kuzirikana ni ukumenya igihe ibiryo biva mu gifu maze kubirya. Nibwo uzamenya ibyo ukwiriye kurya cyangwa kureka. Ibyo kurya warya byose niba bimara mu gifu amasaha arenze 3, bisobanuye kuba wari ibyo kurya bifuditse. Icyo gihe uzabigabanya cyangwa ubigendere kure. Ibyo kurya nibiva mu gifu mu masaha 3 maze kubirya, uzamenye ko wari ibyo kurya umubiri wawe wishimiye. Bishobora kuba atari shyashya ariko umubiri uba wabyihanganiye. Kandi hagati y'ifunguro n'irindi haciye amasaha 6, maze ntugire icyo urya hagati muri ayo masaha, imyanda yawe ushiramo vuba kugeza no mu tunyangingo duto cyane. Kuva ku imyanda mu tunyangingo ni ingenzi cyane ku buzima bwacu. Bisaba ko hagati y'amafunguro aca nibura amasaha 6. Niba urengeje imyaka 30, amafunguro 2 ku munsi arahagije. Rimwe mu gitondo, irindi nimugoroba izuba rikiva. Nyuma y'ifunguro rya nimugoroba, mbere yo kujya kuryama, ukwiriye kumara amasaha 3 utararyama. Kandi ukoze uturimo tworoheje, tutaremereye nko gutembera, kubyina cyangwa ikindi nk'iki, nk'iminota 20 kugeza kuri 30, warushaho kugubwa neza. Nubikora utya, uzabaho neza. if you do this, largely your system will be healthy. Aho wageze ni kuri Muganga Desire TV, umuyoboro bagezaho ibiganiro byibanda ku buzima gusa. Nitwe ba mbere mu kubategurira ibiganiro bibarangira ibyatuma musubizwa ubuzima bwiza gusa. Mwihutire gukanda subscribe n'inzogera mutazongera gucikwa n'ibi biganiro, mutapfa gusanga ahandi atari kuri Muganga Desire TV. And I have seen hundreds and thousands of people. Ndetse nabonye abantu amagana n'ibihumbagiza basubiranye ubuzima bwiza bakijijwe no kutaryagagura gusa. Iyo ikigega cyuzuye amazi, mu kigo cya yoga, buri muntu arya saa 2 za mu gitondo na saa 10 za nimugoroba. Kandi twirirwa turi gukora imirimo myinshi cyane. Very physically active. Empty stomach and hunger are 2 different things. Igifu kirimo ubusa n'inzara ni ibintu bitandukanye. Inzara isobanuye ko imbaraga z'umubiri zahanandutse, ariko igifu kirimo ubusa ni umugisha muri siyansi ya yoga. Siyansi igezweho nayo ishyigikira ibi ngibi. Umubiri wawe n'ubwonko bwawe bikora neza cyane iyo igifu kirimo ubusa. Dukora ibishoboka byose tukarya ibyo kurya biramara mu gifu amasaha 2 n'igice gusa, maze tukajya kuryama buri munsi dushonje. Abantu bibwira ko batabasha gusinzira, kandi aribwo basinzira neza cyane. People think they cannot sleep. They can sleep. Any correction and purification. Niba ushaka ko umubiri ugwiza isuku no kubonera, ukwiriye kuyiriza ubusa. Ni ingenzi cyane. Bitabaye bityo, utunyangingo twaheramo imyanda. Wirirwa upakira mu nda ibiryo bipfuye, bikagutera indwara z'ubwoko bwose. Ingaruka ya mbere ni ukugwa agacuho mu mubiri hose. Nibura muri siyansi ya yoga, bavuga ko hagati y'ifunguro n'irindi hakwiriye guca amasaha 8. Amasaha 8 yose, nubikora utya, 1/2 cy'ibibazo kizavaho. Indwara waba urwaye zose, 50% zizakira mu gihe cy'ibyumweru 6 gusa. Minimum 50% will go away in 6 weeks' time. Dore noneho ibyo dukwiriye kuzirikana ngo tugwize ubuzima bwiza cyane nk'uko tubikesha Sadhguru Sachideva, umucurabwenge w'umuhinde ukomeye cyane mu by'ubuzima. Ikintu cya mbere ni ukuryama hashize nibura amasaha 3 ya nimugoroba.
kandi ugakora uturimo tworoheje umaze kurya. Ku babizi neza, kurya nijoro ugahita uryama bitera indwara nyinshi kandi zihuse cyane. Ingaruka zabyo uhita uziyumvamo, ntushobora gusinzira neza, urara mu nzozi mbi, ubyuka wavunaguritse, umutwe uri kukurya, nta pfa ryo kurya ibya mu gitondo uba ufite, n'ibindi bibazo byinshi. Ubishatse hagati yo kuryama no kurya ibya nimugoroba haca amasaha 5 yuzuye. Uriye mu gitondo no ku manywa wagera kuri iyi ntego ishingiyeho ubuzima bwiza. Ikintu cya kabiri ni ukurya ukurikije imyaka yawe n'imirimo ukora. Ibiryo by'abakuze n'abana ntibikwiriye kuba ari kimwe. Amara y'abana batarakomera, bityo abakeneye ibiryo byoroheje cyane kuruta iby'abakuru, kandi abakora imirimo isaba imbaraga bakwiriye kurya ibyo kurya bitera imbaraga umubiri kuruta abakoresha ubwonko. Ikintu cya gatatu ni ukurya amafunguro 2 ku munsi no kwirinda kuryagagura hagati y'amafunguro. Nibwo buryo burusha ubundi mu gukumira no gukiza indwara nyinshi. Kugendera kuri iyi gahunda byagukiza indwara abaganga baminuje bananiwe kukuvura. Uzarye mu gitondo no ku manywa gusa, maze wirebere ibitangaza uzakorerwa. Ikintu cya kane ni ugutegereza nibura iminota 2 bamaze kukugaburira ibyo kurya ukabona kubirya. Bisaba ko intekerezo zacu zakira neza ibyo batugaburiye. Irinde guhita urya bakimara kukugaburira ibyo kurya. Ibi wabigezwaho no gufata umwanya wo gushimira bakugaburiye, cyane cyane usenze isengesho riringaniye. Ikintu cya gatanu ni ukujya kuryama ushonje. Ubu ni ubucurabwenge abantu benshi batarasobanukirwa. Kuryama ushonje bivura indwara magana n'ibihumbagiza. Nubwo abantu bibwira ko batabasha gusinzira neza baryamye bashonje, ariko nibwo buryo bwiza bufasha abantu gusinzira neza. Ukwiriye kuryama hashize nibura amasaha 3 uriye, kandi ubishoboye waryama umaze amasaha 5 uriye. Iyi niyo soko yo gusinzira neza, ubwenge n'ubuhanga, no kugwiza ubuzima butarangwamo indwara n'imwe. Munyemerere dusubiremo. Niba ushaka ubuzima bwiza burangwa n'ubuhanga, imbaraga n'ubwenge bwinshi, ukwiriye kuryama hashize nibura amasaha 3 uriye ibya nimugoroba. Kurya ukurikije imyaka yawe n'imirimo ukora. Kurya amafunguro 2 ku munsi no kwirinda kuryagagura hagati y'amafunguro. Gutegereza nibura iminota 2 bamaze kukugaburira ibyo kurya ukabona kubirya. Kujya kuryama ushonje buri munsi. Izi nizo nkingi zizewe zisigasira ubuzima butarangwamo indwara n'imwe. Maze Imana imugenera gukora iminsi 6, imugenera kurya 2 ku munsi, nubwo buno yihaye kurya 1 ku munsi no kurya 1 mu ijoro. Ijoro ryari ryaragenewe gusinzira, none umuntu yarigize iryo kurya, byabaye ingorane yo gutuma mu gitondo abantu babyukana umutima mubi, kudashaka kuvuga, kudashaka gukora, kudashaka kurya, kubiha mu kanwa, bitewe no kurangiza kurya ajya kuryama, kandi nabwo ari ibyo kurya by'amoko mabi. Imana yari yategetse ko umuntu azarya, ariko imupangira ibintu azarya. Ngiye kuvugaho gato cyane. Zaburi 104 umurongo wa 104:14. Ameze nk'ubwatsi, ameze imboga zo kugaburira abantu, kugira ngo abakurire umutsima mu butaka, na vino yishimisha imitima y'abantu, baboneranishe mu maso haba amavuta, kandi imitsima ihe imitima y'abantu gukomera. Iyi ngingo ntabwo nyitindaho cyane, uzasanga muri Bibiliya bavuga umutsima cyane, ariko abantu bo bamaze guhindukirira ibinyamizi. Kandi mureke mbarangire bantu mutwumva, ibinyamizi mujye mubiha umwanya muto cyakora buri munsi biboneke. Ngo ndavuga imyumbati, ndavuga ibijumba, ndavuga ibirayi, ndavuga amateke, ibyo birakwiriye. Yewe n'ibikoro ku bihugu bibigira yarangiza, ariko bigomba kuba biki. Impamvu ibi ni ibiribwa umuntu arya yarangiza akanyurwa n'akadashyitse. Kanyurwa n'akadashyitse, umuha 1,000 akagira ngo afite 100, wamuha 100 akagira ngo afite miliyoni, wamuha ikibanza akagira ngo inzu yuzuye, wamuha umwenda akagira ngo afite iduka, bitewe n'iyo mirire yoyora. Itera icyo bita deterioration psychologique. Tugomba kubirya kugira ngo tworohe, twe guhora dukakaye dushaririye, ariko ntibibe ibyo kurya by'ibanze, bari nabyo biba ingandura n'urupfu. Ahubwo uravuze ngo bitanga umutsima wo gukomeza umutima. Abadamu baranyumva neza. Igihe mutegura ibyo kurya mugiye mu isoko, kuko umugore ntamenyera guteka mu gikoni, ahubwo amenyera guteka mu guhaha, niho umenya ko azi guteka, kuko niho amenya neza ibikwiriye.
buri munsi umuntu akeneye inyubakamubiri hagati y'ibintu by'urugero rwa 52 n'igice kugeza kuri 60 hakurikije urugero rw'imyaka arimo cyangwa se uko amerewe. Tubashimiye kuba mubana natwe buri munsi. Mwahisemo neza kuko mwabonye umuyoboro mwiza udahwema kubagezaho ibiganiro biberanye n'ubuzima bwanyu. Mukande subscribe n'inzogera muri benshi, namwe muzagera kuri byinshi. Mbaye mbasezeyeho, tuzongera kubonana muri video y'ubutaha.